Tsindira provisoire mu gihe gito cyane. Uyu munsi turabagezaho ibibazo n'ibisubizo by'ikizamini cya provisoire cyakozwe. Wafata agapapuro hanyuma tugafatikanya ukareba amanota ugira mu kizamini. Twagiye. Niba utarakora subscribe wakora subscribe bityo ntihazagire video nimwe gucika kuri iyi channel yacu. Ibibazo n'ibisubizo by'ikizamini cya provisoire cyakozwe. Muri kumwe na teacher Jean Claude. Wifuza kode y'ikizamini wadusanga kuri WhatsApp kuri iriya nimero ndetse ukanaduhamagara ukoresheje iyi nimero ya telefone ya kabiri. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Parikingi, aho guhagarika imodoka. B. Aho za otobisi zihagarara. C. Aho gari ya moshi zihagarara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A. Parikingi. Aha ni muri parikingi. Iki cyapa gisobanura parikingi. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiragira ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. A. Ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B. Ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. C. Ahanyurwa n'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni C. Ni ahanyurwa n'abanyamaguru. Twikomereze na gatatu. Ikibazo cya gatatu. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ibisubizo byavuzwe aha byose ni ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane, birabujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. A. Mu duhanda tw'abanyamagare. B. Mu duhanda twagenewe velomoteri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Byose ni ukuri. Twikomereze na gatanu. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu minsi 5. B. Mu minsi 8. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B. Mu minsi 8. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Gatandatu iravuga ngo uretse mu miji ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburebure ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A. Toni 12. C. Toni 16. D. C. Toni 10. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye
bifite imitambiko 3 bifite ubuhe buremere ntarengwa? Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni A, ni toni 12. Twikomereze na 7. 7 iravuga ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: A, mu nsisiro gusa. B, ahegereye inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twikomereze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kiravuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye: A, metero 1 na santimetero 25. B, santimetero 30. C, santimetero 75. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B, ni santimetero 30. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo mu gihe ukurikiranye na rumoroki kubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B, bifasha umuyobozi wa rumoroki kukurebera mu ndorerwamo. C, bifasha rumoroki guhagarara byoroshye. D, bikurinda umuyaga. Ese urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B, bifasha umuyobozi wa rumoroki kukurebera mu ndorerwamo. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Iki cyapa gisobanura iki? Ikibazo cya 10 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? A, umuhanda munini. B, inzira banyuramo babisikana. C, umuhanda urombereje w'ibice byinshi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni C, umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Twikomereze na 11. 11 iravuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare: A, metero 2 na santimetero 10. B, metero 2 na santimetero 50. C, metero 3. D, metero 2. Ese urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A, ni metero 2 na santimetero 10. Ibyo binyabiziga ni ibya metero 2 na santimetero 10. Twikomereze na 12. Ikibazo cya 12 kiravuga ngo amatungo yose cyangwa inyamaswa zigenda zigomba kugira: A, umuyobozi. B, umuherekeza. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B, umuherekeza. Inyamaswa zose zigenda zigomba kugira umuherekeza. Twikomereze na 13. Ikibazo cya 13 kiravuga ngo ni ikihe cyapa cyerekana ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura? A, B, C, D. Ese muri ibi byapa ni ikihe cyapa cyerekana ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura?
ese urabona hano igisubizo ari ikihe? Ni A, ese ni B, C cyangwa ni D? Hano igisubizo ni B. Ngira ngo urabibona ko harimo ipikipiki hakabamo n'imodoka kandi byose bigira moteri. Ibi ni ibinyabiziga, ibi ni ibyapa bibuza. Twikomereze n'ikibazo cya 14. Igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? A, kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B, kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C, kugumana umuvuduko wari ufite. D, guhagarara bitunguranye mu muhanda. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A, kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Twikomereze na 15. 15 iravuga ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? A, kugira ngo akerekana muvuduko kagaragare neza. Kugira ngo akerekana muvuduko kagaragare neza. B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. C, kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D, kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni B, kugira ngo abandi biborohere kukubona. Twikomereze na 16. 16 iravuga ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni A, kilometero 70 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 25 mu isaha. D, kilometero 20 mu isaha. Ese urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni C, kilometero 25 mu isaha. Twikomereze n'ikibazo cya 17. 17 uravuga ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ibimenyetso by'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? A, ntacyo gihindura. B, abo bireba nibo batambuka mbere. C, abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A, ntacyo gihindura. Twikomereze na 18. 18 iravuga ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? A, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rugifite agaciro. B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bugifite agaciro. C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose nibyo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni D, ibisubizo byose nibyo. Ibi byavuzwe byose nibyo. Twikomereze na 19. 19 iravuga ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
ese wowe urabona hano igisubizo ari iki? Twandike hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 20. 20 iravuga ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, A. Tugomba kugabanya umuvuduko, B. Tugomba kongera umuvuduko, C. Tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike hano igisubizo ni A. Tugomba kugabanya umuvuduko. Niba ikinyabiziga utwaye bakinyuzeho, ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo kibanze kiguhiteho. Amahirwe masa kuri buri wese waba afite ikizamini cyangwa ateganya mu gutegura ikizamini icyo ari cyo cyose. Wifuza kode y'ikizamini? Watuvugisha kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara kuri izi nimero zikurikira, hanyuma tukaguha ubufasha bwose wifuza. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe, bityo ntihazagire video nimwe gucika kuri iyi channel yacu. Ukeneye izindi video zijyanye n'ibibazo n'ibisubizo by'ibizamini bya provisoire cyangwa se amategeko y'umuhanda, wareba muri description y'iyi video hasi y'iyi video, hanyuma ukayibonamo. Ushobora no kurebera muri comment, ni comment ya mbere, bityo ukareba ibibazo n'ibisubizo by'ikizamini bya provisoire ndetse n'amategeko y'umuhanda byatambutse.